hasi ni kwaso twabihoresha mukagira ngo turi bicucu. Kigali Power Link amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siège iri noir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamu twihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791240023. FM Prend the Mix. Mabuja bite? Meze bite ko mbona utambuka nkaho utatubonye? Isaha mwiriwe. Samugaruka inyuma gato yabiye. Garuka inyuma hano gutya nabo wumva? Abacuruzi mwaje kandi bebuha. Abacuruzi mwabumbaze. Uyu ngura abona ari umugabo wawe? Nyine iki uri kubone iki ngiki cyose cyari urareba ukabona ndi ku ishuri hano. Ku buryo nta kintu ushobora kwita wibwira. Ntabitabye. Uzana ibyo ufite byose ntabwo twirirwa tuvugana nawe byinshi. Uzana ibyo ufite byose. Rero mfite se mu iki? Uzana ibyo ufite byose ariko ntabwo wumva. Ariko bura kenshi umuntu yicaye ngize nti uyu muntu ari arakicaye urangije uramusuzugura. Niko. Ese umuntu mbona ntabazi nabaheye. Ngo ntabwo bazi. None se n'ubwa mbere ubonye abantu afite imbunda. Iki se n'icyuma gifite imyumbati. cyangwa iyi ni ikaramu. Iyi ngiyi ikora iki? Ese mushaka iki? Uzana ibyo bintu byose ufite. Ariko mvuye guhahira abana ndabibahago. Abana bose barareba ngende mu bana bawe ngende Bana bawe. Tugabana iki? Tugabana iki? Twafatanyije nawe guhaha. Cyangwa urashaka katatu. Ese ko tubona yango harimo intumbi harimo iki? Narikiye abana ba. Cyo kurya se Ese nyine kutarekura. Serekura cyangwa mbanze ubundi ubona ari imikino umuntu aba arimo shayi niko. Mubabarire. Ako wabanza ngakunyuzamo isasu. Wabanza ngakunyuzamo. Sinabibahaye mwambare nk'igendera. Ujya hehe se? They say Mumu don't too much, Mumu don't too much. Nabyo. N'amafaranga y'injyanye niyo nari mahishije ibyo byose. Nta bintu ufite mu mifuka? Naje. Sigaranye. Ngaho ubwo ngize nti urabona ko ariko twebwe turi abana beza sibyo? Twebwe turakwambura twajya tukakureka ukanigendera. Ariko abandi barabica. Ahubwo se iwanyu nta n'ibiryo bihari ngo tuze tujye kurya. Ngiki? Hari iby'imbwa gusa. Uru rudamu se rucucu we. Ubu suturunye n'imbwa. Ariko ubundi ni gute ubundi umudamu nkawe wifata sibyo? Warangiza ukaza kwihaye nta mukozi ugira. ibintu watukuje. Nyine nta mukozi ugira. Adepirije. Mumbabarire. Nyuma yo kukubabarira. Turajyana ibyo tubiteke ari byo dusangira. Nyuma yo kubiteka. Nafatanyije nawe se kubihaha. Twese tutabira. Run. Ugiye kumwandagira mba nguteje abantu jumada nari nzi kuguye buriya sheri nawe ujye unkorera utuntu bano no munsi mukesha gusohokana ahantu nabonye bateka koko kangurira ikirere bateka ikintu kumwe ahubwo mbaza ngo ni iki bateka igikoma ari yaho akoshye umutumye ngo usuzugura ushaka usuzugura bigeza ukuri bitero kuna we kiba gitogotanye sheri ndashaka kuzajya namwe nacyo tuzagisangira nanzenguruka ndipine noneho ngende ndipine imbere yacu ko munzenguruka I am like too much. bivuze ngo Gase sha suramo ayo magambo nyine wavuga suramo ayo magambo. ayaye mvuga wanje
ariko ayo mamini ntwa bite sha ongera suvuga amagambo wongera uvuga nyine ibyo wavugaga abangaba batutse he amvakana reka mbivuge kugira ngo bime bano bahungu bafushye ndashaka gusohoka na sheri wanje ahantu nabonye bateka bashatse tukazaba ubuyi bakareka kuza kutuzenga baby ndashaka kugira ngo nonge nemeze bano bantu ngaho mbwira wa munyoro gute urashaka iki ariko reba banza wireba ubwawe nyine banza wireba ubwawe urareba uno mukobwa muri kumwe umuhungu cyane oya banza umurere oya banza ureba amabona afite kundi avuga sheri baradushaka hiki izi ni injiji zana muri kwameze kose ko ari uwanjye n'uwanyu akundi uraryo cyane ariko reba gataye ako reba kano ka reba uyu mwana ushaka kumutera sida koko ariko uri ikigoryi uri amaganga y'ihene uri amaminwa uri umuzihuri iki oya ubu nkoroza ubwo ngubu wenda amabere ya nyoko ako reka mbanze nkubwire umuntu nkawe w'umwana urifata ugateta umuntu ungana gutya koko reba ukuntu reba ikibuno afite reba w'amaguru ufite reba agahanga wagira ngo n'amabya y'ingurube ariko uransekeje gukuntu ungana ufite isu imeze nk'iyifuku ariko ufite umunwa muremure nk'umununi nagukubita gicoco uvuze ngo ni iki sura amagambo harya ngo uvuze ngo iki oya nase nkambaye kuteri mwese muri iki kuvuga wanjye ko mura burimo muramuka nawe hasi vafa gishyira hacyo gicucu ihangane bwa n'ubundi nutwo tuntu twari turimo burya ko tunda wanda nadukunda batone wanda nadukunda kabisa hanyuma nyine mwabanje kutubona mugira ngo nyine turi ibicucu twebwe ariko ngo babanje ngo kudusuzugura ariko kubasuzugura ngiye rwose umva sheri nkibona tuno tuntu rwose bafite ngiye uko nadufite ubusiko n'inshuti zanjye ko nanungu kigifite umutwe munini ubundi ubu ntabwo tuba cyumvara ndavuze ngo amafaranga yose mufite muti mushyira ahangaha amafaranga dufite ngo n'amafaranga mufite mu kanya n'urya isasu amafaranga arayibuka hahiye koko ngo nta ngo ntaki ntayo dufite ungana utya nta mafaranga none mbonyemo banki pole ndekeye umugabo ko sasa ndekeye umugabo rwose ye ntacyo hahiye koko undi harimo icyaha uko numva ngo harimo amazi tanga vuba oya bahe kuramo nawe izo bahe bazansanga ahantu gato y'amazi kidogo ngaho inzira yakuzanye vuba zirakuzanye hanyuma se shaki icyo tukimaze kira kinini ntabwo umuntu yagikoresha kaka tumuka ugende genda upfa urwanda kirahaguruka kwa ngo kirya imvaruganda abo bantu barimo kwambura abantu bari tugende mbabereke nanjye baranyambura barabatwara ibisambo tugende kubabereka tugende kuba tugende nyereke uriya muntu ugutwaye ibikapu biriya bikapu byo gutwara none dushatse kuvuga iki nshatse kukubwira ko ibi ngibi biri ahangaha ari ibyanjye ushaka urumva intambara tutarwanye twazirwana ahangaha sha nge nambara ndetse nakora intambara nawe wowe none wakora iki ari njye nawe nje wazanye hano undi mu kazi nakuzanye ntabwo njye wakuzanye ikindi kandi nubwo waba ntawazanye undi twese turi mu kazi sha twese turi mu kazi ariko tugomba guhuriza hamwe ibyo wibyo biri he ibi ngibi biri abatwaye se ni ibyaha ndetse urimo wabizanye twese aho ngaho ibi ngibi akaka shobora gutwara nkanda ariko sha ibi ni byo bisambiza ingiye zisa gutya
aba bantu basa nk'abatarakoze ikosi zimwe zihita zijya hasi chini ya zanyibye nizo santwari igikapu mvuye guhaha dore ngiki mwese hasi ni kwaso ko twabihoresha mukagira ngo turi bicucu Soko twabihoresha mukagira ngo turi bicucu no basivili ni biba bakajije n'imbunda siko mutakoze ikosi mwe murabeshya abaturage kandi ikindi cyabyumva ari uko isasu kigeze mu cyuvuga urabizi warabitoye hahiye koko ubizi ute ko iyi ngiyi kingi cyari gikinini Mujepe fata ingege uzizi ndakura ibyo ni bikumva mutubabarire basi mutubabarire n'ukuri tuze ugize kirasi ibyo bipupe yazishyize hasi bashyire muri hano ikose ry'umunsi umwe mwe mwakoze muratera muraza n'iterambere iki ngiki ukuri gikanura wabwira amenye igikapu cyane Mujepe batunga mwese babibye mwese yego buri wese akubita habo urakubita abanyoko Kigali Power Link amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe hari ayo mu ruganiriro ayo mu byumba mu gikoni no mu busitani icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siyeje iri noir na lavabo zisobanutse uguze byinshi kandi turamutwaza ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza twimukiye mu gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House telefone ni 0791 24 00 23